Mbanje kugusuhuza nshuti mwene data, Yesu ashimwe cyane. Ndagushimira ko wafashe umwanzuro mwiza wo kubana natwe kuri channel yacu Amashusho y'Ibyiringiro. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kugushyigikira mu bikorwa byawe bya buri munsi. Imana y'amahoro ikomeze kukumva igihe cyose uyihamagaye kandi igihe cyose uyitabaje. Igihe cyose ushaka kubona ukuboko kwayo ntukakubure, ahubwo Imana ihore gutegera amatwi kandi ihore kubanguriye amaso kugira ngo igushyigikire mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ndagushimira rero yuko wafashe umwanzuro mwiza, ariko ndakwinginga ahari nawe urashoboka ko wowe ari bwo bwa mbere ubashije kubana natwe cyangwa se ugeze kuri no channel, reka nawe ukore subscribe kugira ngo nawe inkuru z'ibyiringiro nawe ujye uzibona mu ba mbere, zize zivugane nawe, Imana wumve ikivugana nawe, wumve iki Imana ikubwira, maze ukorwe ku mutima, maze wongere kugira ibindi byiringiro byiza byuko Imana ikiri mu buzima bwawe kandi ikiri iruhande rwawe. Numara rero kunezerwa cyangwa se ukaba wumva hari ijambo rivuze kuri wowe, ujye ukora like, maze iri jambo ni wumva rigufashije kandi kumva yumva givuye umutima wawe, hari icyo rigukozeho, uvure n'umutima wa mugenzi wawe kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza kandi abone ukuboko kw'Imana, atabarwe n'Imana. Imana y'amahoro rero guhe umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kugushyigikira. Uyu munsi tunejejwe n'Imana yongeye kuduha uno munsi kugira ngo tuganire, kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe, icyo Imana ibwira abantu, icyo Imana ibwira abayumva kandi abayikunda. Twamaze kumenya yuko abumva ijwi ry'Imana abo barahirwa cyane, kuko uwiringira Uwiteka nawe azamubera ibyiringiro. Haleluya! Wowe jya wiringira Imana, nayo izakubera ibyiringiro. Ibyo ukora byose wizera Imana, Imana nayo izakubera ibyiringiro. Ushake kubona Imana, Imana nawe uzayibona mu bikorwa byawe bya buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi, mu muryango wawe, aho ujya hose uzabona ukuboko kw'Imana, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ikitegereje gusa nuko wowe uyemerera maze mukagendana. Haleluya! Muririmbyi ni waririmbye aravuga ngo Mana nyemerera ngendane nawe. Nawe uyu munsi usaba Imana ugendane nayo, usaba Imana ikugirire neza. Haleluya! Uyu munsi huzana ijambo rivuga ngo Yesu iyo ahageze n'ibyapfuye biba bizima. Yesu azura n'ibyapfuye, Yesu atuma n'ibyapfuye bivuga. Haleluya! Yesu n'ibyapfuye byumva ijwi rye, Yesu n'ibyapfuye abasha kubigarura bikongera bikagira ubuzima. Kandi si ukugira ubuzima gusa, kuko buba ari ubuzima burenze, buba ari ubuzima bw'igitangaza, buba ari ubuzima buhebuje umuntu wese areba akifuza. Rero ntawe ntukangwe nuko ushobora kuba uyu munsi ubona ibyawe byarapfuye, ukabona ibyawe nta buzima bigifite, ndetse n'abantu kuko washingira kuko bakubwira, kuko ukabona ko ibyawe byapfuye. Ariko uyu munsi Yesu nahagera arabiha ubuzima. Haleluya! Yesu nakugeraho nawe araguha ubuzima. Uyu munsi Yesu nagera mu bikorwa byawe arabiha ubuzima. Uyu munsi nagera mu muryango wawe arawuha ubuzima. Ageze ku bana bawe cyangwa se ku babyeyi bawe cyangwa se mu bikorwa byawe bya buri munsi arabiha ubuzima, kandi uranezezwa n'ubwo buzima Yesu atanga, kuko ntabwo buba burondoreka. N'ubuzima buhoraho, n'ubuzima bw'igitangaza, kandi n'ubuzima nta wundi muntu n'umwe ushobora kukwambura. Turasoma rero ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cyaho ni cya 47. Turasoma umurongo waho wa 8 tugeze ku murongo wa 9. Ezekiyeli igice cya 47 umurongo waho wa 8 tugeze ku murongo waho wa 9. Kadusome. Maze arambwira ati, aya mazi atembagana iburasirazuba azagera no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri muri ayo mazi ay'uwo mugezi utembamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi y'aho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Haleluya! Imana y'amahoro iguhereza umugisha cyane. Ijambo ry'Imana hano muri Ezekiyeli 47 umurongo wa 8 kugeza kwa 9 biratubwira ngo n'amazi ava mu rusengero atemba nk'uruzi. Nshuti yanjye, mu rusengero hava icyo bita amazi, kandi amazi meza, amazi y'ubugingo, amazi afite umumaro, amazi meza. Haleluya! Mu rusengero haba ihumure, mu rusengero hava imbabazi z'Imana, mu rusengero hava gukomera kw'Imana.
mu rusengero haba ibyiza, kandi ibi byiza ntabwo birangirira mu rusengero gusa, ahubwo ngo birasohoka bikagera hanze. Ahangaha niko ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ibi byiza byaturutse mu rusengero, cyangwa se iyi neza ituruka mu rusengero, aya mahoro ya Yesu yaturutse mu rusengero, ngo yarasohotse aratembera, ngo yarasohotse aragenda, ngo agiye ngo abona ageze ngo no mu nyanja ya Araba. Twese turabizi iyi nyanja ya Araba ni inyanja murayizi, ni inyanja yapfuye, ni inyanja itabamo ikintu na kimwe, ni inyanja idashobora kubamo ikizima na kimwe cyose, nta kintu gishobora kubamo aha hantu. Ariko ngo iyi neza y'Imana, cyangwa se aya maraso ya Yesu, cyangwa se aya mazi, nk'uko hano ijambo tumaze kurisoma, ngo yaragiye ageze muri Araba. Haleluya! Ageze muri Araba ngo amazi arakira. Haleluya! Amazi abantu batashoboraga gukoresha, amazi abantu batashoboraga kugira ikintu na kimwe bayifuzaho, amazi adafite umumaro, ariko ngo yagezemo aya mazi arakira, amazi ahinduka y'umumaro, amazi aba yakoreshwa, amazi abantu bashobora kuba bayanywa, amazi bashobora kuba bayasuka ku bihingwa baravomeresha, amazi agira ubuzima. Haleluya! Bivuga ngo Yesu iyo yakugezeho, abantu babona nta mumaro umaze, abantu babona nta gaciro gifite, abantu babona na sosiyete yarakujugunye. Urabyumvise? Nta gaciro ufite, hahandi abantu baba barakugize nkaho nta mumaro ukimaze, ngo iyo akugezeho akugira agaciro. Haleluya! Yesu uyu munsi akugereho nshuti yanjye, wowe ubona ko abantu bagutaye, wowe ubona ko abantu bakwirengagije, wowe ubona ko abantu babona ko nta kintu kimaze, wowe wamaze kubona yuko inshuti, abavandimwe ndetse nawe ubwawe witakarije icyizere, uyu munsi Yesu akugereho. Uyu munsi ndakwifuza ko imbabazi z'Imana zikugeraho. Uyu munsi ndakwifuza ko agakiza k'Imana kakugeraho. Ndakwifuriza ko uyu munsi wakira agakiza k'Imana, maze nawe akakugarura agaciro, nk'uko yatumye inyanja ya Araba yongera ikagira agaciro, ndetse ngo yamaze akagira umumaro. Haleluya! Nawe uri umumaro. Yesu nakugeraho urahinduka umumaro. Yesu nakugeraho urahinduka wiki, urahinduka agaciro. Ngo si ibyo gusa, so gutuma agira abo agaciro, aya mazi yabaye agaciro gusa, ngo ahubwo ngo muri yo nta kintu cyabagamo kizima, ariko ngo ni kizima cyari kiri muri ayo mazi, nako ngo n'icyari cyarapfuye cyari kiri muri ayo mazi, ngo kizagira gute? Ngo kizabaho. Haleluya! Yesu namara kukugeraho nshuti yanjye, arazura ibyawe byari byarapfuye, arazura bya bitekerezo byawe byari byarashize. Hari igihe umuntu yumva aratakaje agaciro, ndetse akumva n'ibitekerezo bye byarapfuye, akumva nta n'inama gifite, akumva nta n'imigambi gifite, imishinga yose igashya, kuko yumva ko nawe ubwe nta gaciro gifite. Ariko uyu munsi, haleluya, uyu munsi Yesu akujeho. Umva icyo Imana iri kuvuga kuri wowe, umva icyo Imana ivugana nawe. Yesu akujeho, kandi nakuzaho araguhindura agaciro, kandi na bya bindi byawe, na bwa buzima bwawe, na ya mibereho yawe, na ya mishinga yawe arayizura. Haleluya! Birashoboka ko ibintu byose wabikoze ukabona birapfa, bigahomba, ukagenda ibyiringiro byawe bikagenda, bagatiza cyamunara, cyangwa se ibintu byose bakiba, abajura bakakwigabiza, cyangwa se nawe ubwawe ibishoro bigahomba bikarangira. Ariko uyu munsi Yesu nakugeraho. Haleluya! Arazura ibyawe, biragira agaciro. Kandi ngo si icyo gusa, kuko ubu buntu bw'Imana aho bunyura, cyangwa se izi mbabazi z'Imana aho zinyura hose, ngo aho zigeze, ngo icyapfuye cyose kirongera kikabaho, icyapfuye cyose kirongera kikazuka. Aya maraso ya Yesu wagezeho wese, ntago ari wowe gusa. Aya maraso ya Yesu yageze ku babyeyi arabazura, yageze ku bagabo abaha ibyiringiro, agera ku basore akabaha ibyiringiro, agera ku rubyiruko akaruha ibyiringiro. Birashoboka ko uyu munsi iyo wicaye uri urubyiruko ugatekereza ukabona ejo hawe ntuhabona, ukabona ubuzima bwawe nturi kububona, ariko aya maraso ya Yesu iyo yakugezeho, icyerekezo kiraboneka, ubuzima buraboneka. Haleluya! Kuko ngo aho yageze hose, ikizima cyose yagezeho, ikinyabuzima cyose cyabayeho. Birashoboka ko uyu munsi nawe amaraso ya Yesu yakugeraho, nawe ukagira ibyiringiro, ukagira ibizima. Nshuti yanjye mwene data, birashoboka ko uyu munsi nawe wari umeze nk'uko nguko, wumvaga ko nawe nta byiringiro gifite, ukumva ko ibintu byawe byose byapfuye. Ariko reka nkubwire ngo Yesu yahageze, ibyapfuye byose birazuka, ibitari biriho birabima. Imana irema ibitari biriho byose bikabaho. Imana ica inzira aho abantu badatekereza ko inzira zihaba, ngo ihindura ikidaturwa ikakigira igiturwa, ndetse ikahindura ahantu hakwifuzwa. Uyu munsi nawe amaraso ya Yesu akugezeho yaguhindura wifuzwa. Uyu munsi wakire Kristo, uyu munsi wemerere Kristo mugendane, uyu munsi wemere Kristo abe kuri wowe, maze araguhindura igitangaza, kandi imbabazi z'Imana zirakomaho. Haleluya! Reka uyu munsi
Imana yinjire mu buzima bwawe. Reka uyu munsi wemere Imana yinjire mu byawe. Reka aya mazi agutembemo, reka aya mazi akugereho, maze aguhe ubuzima, maze yongere kuzura ibyiringiro byawe. Emerera Imana nayo ibe muri wowe, nawe uza gukoresha ibikwiriye. Imbabazi z'Imana reka zikomeho. Nshuti yanjye, ndagushimiye cyane ko wabanye natwe. Komeza kuguma ku mashusho y'ibyiringiro. Wumva ijambo ry'Imana, wumva icyo Imana ivugana nawe, maze ikomeze umutima wawe, ikomeze amavi yawe atentebutse, maze gufata ukuboko ikugendeshe, ikugeze aho ishaka ko uzagera. Nufashwa jya ukanda like, kandi nushaka ko dukomeza gufatanya gusenga, wandike muri comment icyo ushaka ko dukomeza gusengera. Kandi ndakwingingira kuvura n'imitima ya bagenzi bawe, ukore share, uvura umutima wa mugenzi wawe. Imana y'amahoro ikurengere, kandi Imana y'amahoro ikomeze kukwitaho. Imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana bukomeho none n'iteka ryose. Amen.